بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رزقنا ورزقنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنكون لنهتدي لولا أن هدانا الله. Reka dushimire Imana umurezi w'ibintu byose, amahoro n'imigisha nibisesekare ko azozereje intumwa n'abahanuzi Muhammadi. Imana imuhe amahoro n'imigisha we n'abiwe, abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibarura. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti, bavandimwe, ndabasuhuza aho muri hose mu isi, aho munyayiri hose mu isi. Ndasuhuza abanyarwanda bari mu gihugu, nkasuhuza abanyarwanda bari mu mahanga, Afurika, Aziya, Oceania, Uburayi ndetse na Amerika. Ndifuriza rero abayisilamu n'abayisilamukazi irayidi nziza, kandi nkanifuza ko iyo minsi mikuru bayisangira na bagenzi babo batari abayisilamu, kuko ibyo ni ibintu bituma urukundo rukomeza hagati yacu. Nkaba rero nifuje ko twaganira tugira ngo dutekereze mu by'ukuri nk'abanyarwanda, ku bumwe bwacu nk'abanyarwanda, ariko cyane cyane ndifuza ko abanyarwanda bangajwe birukankanwa isi yose, ndetse ababirukankana bakishimira ko bakomeza kwangara no kwangazwa. Nagira ngo turebere hamwe, ese Imana ivuga iki? Ntacyo dukwiye gukora? Dukwiye kwemera tugakomeza tukirukanka isi, cyangwa hari icyo dukwiye gukora? Imana irabivugaho iki? Ntimurambirwe rero no kurangiza ikiganiro, harimo icyarabu ariko kirasobanuka. Ntabwo rero nubwo ari icyarabu kireba abayisilamu gusa, kirareba ni inyigisho zireba buri wese, buri munyarwanda aho ari hose, aho ava akagera, kuko ntago ziri kumwihariko ku bayisilamu, ariko ahubwo ziri kumwihariko cyane cyane ku mpunzi z'abanyarwanda, cyangwa se ndetse n'impunzi iyo ari yo yose igihugu yabiturukamo cyose ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo isubire iwayo. Rero Imana iratubwira iki? Iradutegeka iki? Bimeze biti? Niyo mpamvu tugiye gutangira rero dusoma. Turatangira ku murongo wa 20 muri suratul Maida, ni sura ya 5 muri Qur'ani ntagatifu. Dukurikire, ntiturambirwe, turebe turabwirwa iki, dukora iki ngo dusubire iwacu. Imana iratugira inama ki? Iradutegeka iki? Rero Imana Allah subhanahu wa ta'ala iratubwira muri Qur'an ntagatifu iti: wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi idhkuru ni'mata Allahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'i wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Imana iratubwira iti: unibuke rero yewe Muhammad, ubwo intumwa y'Imana Musa yabwiraga abantu be ati: yemwe bantu banje, mwibuke inema za Allah kuri mwe, ubwo yabatoranyagamo abahanuzi, namwe akabagira abami. Mwibuke ubwo Allah yabatoranyagamo abahanuzi, namwe akabagira abami, nyuma y'uko mwari abagaragu mu bindi bihugu.
hangaha Imana iributsa abamose abayisiraheli uburyo bari bacakajwe kwa Farawo. Hanyuma Imana iti kandi akanabaha ibyo atahaye uwo ari we wese mu biremwa byo mu gihe cyanyu. Ayo ni imvugo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha ngira ngo murabizi neza ko abantu twibagirwa vuba cyane, kuba abantu bari impunzi ari abagaragu mu bindi bihugu, ariko Imana yabaha inema bakayigira ishyano, bakigira indakoreka, bakirengagiza ibyababayeho. Ni ibintu bitangaje kandi binababaje cyane. Hanyuma Imana iti ya qawmi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Imana iti Musa aratubwira ati, abwira abantu ati yemwe bantu banje. Ubwo Imana ibwo yabwiye Musa, ibwira Musa iti babwire ati yemwe bantu banje, nimwinjire ku butaka butagatifu Allah yabasezeranije, kandi ntimuzasubira inyuma kubera gutinya urugamba, kuko mwaba mu banyagihombo gikomeye cyane. Imana irategeka abantu mwese mwahunze muri hanze y'ibihugu, mwese murorongotana mukagaragazwa ko ababorongotanisha bishimiye ko mukomeza kurorongotana. Uko kubyishimira, nyamara Imana iravuga iti, irabagira inama yuko mwakwinjira ku butaka mwaturutsemo mu gihugu cyanyu, kandi ngo ntimugire ubwoba, ntimuzibeshye ngo mugire ubwoba musubire inyuma kubera gutinya urugamba, kuko rwose nimuramuka mukomeje gutinya urugamba muzahura n'igihombo gikomeye cyane, muzaba mwiyibye bikomeye cyane. Halu ya Musa, Musa akimara kubwira abo bantu be ayo magambo, nabo baramusubije bati, halu ya Musa, baravuze ati ewe Musa we, ina fiha qauman jabarin, ntago bishoboka Mana nyagasani, mukuri nyako, fiha qauman jabarin, buriya butaka kiya gihugu kirimo abantu b'abagome, kirimo abantu bakomeye cyane. Wa inna lan tadkhulaha, reka ntago dushobora kwinjiramo, hata yakhruju minha, keretse biriya binywa amaraso bimaze kuvamo, keretse biriya binywa amaraso bimaze kuva muri kiriya gihugu. Fa in taharju minha fa inna dakhirun, wose biriya binywa amaraso nibiramuka bivuye muri kiriya gihugu, natwe bo tuzakinjira. Uyu munsi hari abantu bahamagarirwa kugira ngo basubire mu gihugu cyabo, batanga ubushobozi bafite, bwabo bw'amafaranga cyangwa bwabo bw'imbaraga, kugira ngo binjire mu gihugu bagahakana, batereka reka kariya kagabo karakaze, kariya kanywa amaraso karakaze. Muramenye ntabwo dushobora kwinjira muri kiriya gihugu kirimo. Uyu munsi abantu barahari, ntibishoboka. Kiriya gihugu dushobora kukinjiramo, kariya kagabo kakirimo, kariya kanywa amaraso kakirimo, ni nako bakita, bavuga ngo ni akanywa amaraso, bakita gato cyane. Ntabwo bishoboka. Abati kiriya gihugu kirimo abantu b'abanyembaraga, kirimo umugabo w'umunyembaraga, kirimo umugabo ukomeye cyane, kirimo umugabo unywa amaraso, umugabo wica abantu, umugabo ufunga abantu, umugabo unyaga abantu, umugabo utwara byose byabo, nta bantu bagira ikintu muri kiriya gihugu. Rero ntabwo dushobora kukinjiramo, niko muvuga.
hata yakhruju minha, ngo keretse nabanza akakivamo, niba banza bakakivamo. Fa in takhruju minha, ntabwo tuzakinjiramo. Fa ina dakhirun, tuzakinjiramo, ntabwo nibwo tuzakinjiramo. halu rajulani, muri bo nyamara harimo abagabo b'inkorokoro. muri no aya baravuga ati haba nk'abagabo babiri b'inkorokoro, mina ladhina yukhafuna ani amalahi alayhima adkhulu alayhimul baba fa idha dakhaltumuha فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. ngo muri bo hava nk'abagabo babiri b'inkorokoro kandi rwose batinya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ingabire ze, maze babwira bagenzi bo bati nimuze tubinjirane mu marembo, kuko nituramuka tubinjiranye mu marembo bazaba batsinzwe kabaye. kandi mwigira ubwoba, ahubwo nimwiringire Allah, kuko niba koko muri abemera. nanjye ndajya mbagira inama ivuga ngo ese buriya koko turamutse tuvuze tuti tugende muri kiriya gihugu twese, ntabwo dutegereje na rimwe kuriya mugabo azaduhamagara ngo nimuze mu gihugu. buri gihe iyo uvuye mu gihugu kirukanka arishima, atera abantu ubwoba kugira ngo bave mu gihugu birukanka. niba batirukanse nyine koko arabica, ariko abishobora kubera iki? nuko barako twe tumuha icyuho, tukamwemerera koko tukiruka. nukumera ko abanyarwanda bamuha icyuho, agafata abanyarwanda akica bagaturama, agafata abanyarwanda agafunga bagaturama, agafata abanyarwanda akabagira uko ashaka bagaturama, ngo bafite igisirikare, bafite iki byose, ibyo byose yarabyubatse. ariko abanyarwanda tubishatse tugashyira hamwe nk'abanyarwanda, ntago biriya ibintu yabikora, ntago ashobora kubishobora. twabishaka dute? namwe nimwibaze aho muri hose ku isi. twibashije tukagera tukavuga tuyemwe Barundi, tukavuga tuyemwe Abakongomani, tukavuga tuyemwe Abatanzania, abagandirika tubareke n'igihugu cyabo, kuko we na Museveni barashaka gufata ibyo bihugu byose, barashaka kubigira ngo igihugu kimwe, kandi cy'abantu bagendera ku bitekerezo byabo, bagendera kuri gahunda yabo, mbese bagendera kuri gahunda ya minority. abandi bose bica uko bashaka, biba uko bashaka, bakora uko bashaka, mbese batsikamira ubuntu abantu uko babishaka. ariko mwebwe nimuze muvugane n'abantu bari muri ibi bihugu, mubumvishe uburyo nabo ejo ari bo, uburyo gahunda imeze y'abariya abagabo, uburyo bashaka hariya bagashaka ahangaha bagashaka na hariya, uburyo bafite gahunda ndende nk'uko tuyisobanukirwa buri munsi. umugabo Noheli yari dusobanuriye, kandi na ba nyirabyo barabyigamba. nimuze rero mubabwire babagabo muti bari abantu batumereye nabi, namwe kandi nimwe bashaka. none mwabagabo mwe mwaduhaye inzira tukafata, bamwe munyure muri Kongo, abandi munyure mu Burundi, abandi tunyure Tanzania, ahasigaye twinjirire rimwe. nidushaka tudafite imbunda cyangwa nk'imbunda, tuvuga ngo turanze kuba mu mahanga, turanze kuba impunzi, tuje mu gihugu cyacu. uyu mugabo yatugira ate? turamutse tuje tudafite imbunda, tuje mu gihugu cyacu, kandi ntabwo tuje ko tugiye kuko dushaka ko mushaka ko mudutegeka. turaje mu gihugu cyacu. baba batsinzwe, nta kabuza baba batsinzwe. rero uyu abagabo bavuga bati nimuze tubinjirane, muze tubinjirane mu marembo,
nitumara kubinjirana nta kindi kiba gisigaye, barabatsinzwe kandi nimwiringire Allah. hanyuma baramusubije bati qalu ya Musa, bati Musa we, inna lan tadkhulaha abada, ntibibaho habe na rimwe, madamu fiha fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inaha huna qaidun. yewe Musa we, mukuri nyako, la tadkhulaha abada, ntidushobora kwinjira muri uriya mujyi mu gihe kariya kagabo kakirimo. madamu fiha fadhhaba anta wa rabbuka, ngaho wowe genda wowe na nyagasani wawe maze murwane. inaha huna qaidu, twe turasigaye twituramye ahangaha, murwane rwose mwebwe, twasigaye twicariye ahangaha duturamye. wumve nawe, uyu munsi hari abantu barimo kumva gutyo, bumva ko hari igice cy'abantu cyagenda kikarwana nta participation n'imwe bakoze, nta participation n'imwe bagize, nta buryo bw'amafaranga, nta buryo bw'imbaraga, nta buryo bw'ibitekerezo. bati mwebwe gusa nimugende mu Rwanda, nimumara gukora kariya kagabo natwe tuzaza. hari abantu uyu munsi mutekereza uko nguko, mukabyumva uko nguko, ni ibintu biteye ubwoba binababaje cyane. twebwe turaturama ntacyo dukora, nta kintu tubasha gukora na gitoya. nimumara kugira ibyo mukora mumaze kugera mu gihugu mwagitereje, ubwo natwe rwose tuzaza tubunga umukono. cyo ni ikibazo gikomeye, kandi mu by'ukuri abanyarwanda dufite, ahubwo ugasanga abanyarwanda barahitamo gufata amafaranga yabo bakoreye imyaka n'imyaniko, bakayishyira kagabo, kabica, kabazambya, kabakubita, kabanyanyasa. amana nyagasani, ubu ni ubugoryi bukomeye kandi buteye ubwoba, mbabwire mu by'ukuri. kujya guha imbaraga umuntu wica abantu, uzambya, mu by'ukuri uyu mugabo, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. na ba bandi bavuga ngo twera ubwoba duteyeho igikumwe, ngo bari mu matora ubwo ngubwo. ku izina ry'Imana, iyo wagaragaje ko watoye umuntu, ukagaragaza ko wamutoye, ejo yakwishe, uba ufite uruhare mu kwica. iyo wagiye gutora umuntu mu matora, ukamutora kandi uramuzi ko ari umugome, uramuzi ibyo akora, ejo naza akakwica ntuzatake. njyewe nazambwira ahantu abantu hariya mu Rwanda, iyo bazaga bagasanga aho ndi gucuruza, bakatwiba amafaranga, bakatunyanyasa, bakadubuza iburyo epfo na ruguru, batwaka amafaranga, sinzi ngo y'agaciro, sinzi ngo y'imisoro idafututse ya buri kanya, sinzi ngo imisanzu ya FPR utanayirimo, sinzi ngo ibiki n'ibiki bagenda bazana bahimbahimba buri kanya, ukababona basenya amazu, abantu bakarira. ntabwo mwebwe mujye murira, nge sinjya ndira. ibyo bankorera byose birakwiye, kuko njyewe nta ruhare nagize mu kubashyiraho. mwebwe rero ni akazi kanyu, mwagize uruhare mu kubashyiraho, muratora, mutera ibikumwe ngo murashyigikiye mama, reka babakubite. njyewe kunkubitana namwe ntacyo bitwaye, njyewe ntago nikubita, ariko murimo kwikubita. mwebwe murimo kwikubita. njye sinjya nteora, sinshobora gutora injiji, sinshobora gutora abicanyi, ntabwo bishoboka. nagize amahirwe nkamenya umuntu mentalite ze, sinshobora kumutora na gato. gutera igikumwe ntabwo wanshyiraho imbaraga, kandi ngo tora ahangaha, reka sinjya nanajyayo, kubera kuko nta n'uwo urimo mubo natora. cyokora kera iyo mba ntari muri gereza nari kujya gutora twagira mungu, niyo bareka Diane Rwigara akiyamamaza nari kujya kumutora, ndetse baretse na Barafinda akiyamamaza nari kujya kumutora. uwo ari we wese wakwiyamamaza mwe najya kumutora. Ingabire Victoire aramutse agiyamamaje bakabyemera bakakira, najya kumutora. Ntaganda yiyamamaje najya kumutora. ariko nta bandi nigeze mbona bari hariya najya gutora. rero niyo mpamvu ntigeze njyayo.
ntago njyayo rero. Reka 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 reka, ntibishoboka ntibishoboka. Uyu munsi rero hari abantu bari aho ngaho baturamye ngo abandi bagende babakorere. Hanyuma Imana irakomeza iti qala rabbi inni la umliku ila nafsi wa akhi. Musa aravuga ati yewe nyagasani wanjye, la umliku ila nafsi wa akhi, njyewe ntawe ntegeka muri babantu, nta numwe ntegeka, ntawe biteho ubushobozi, ila nafsi uretse njyewe ubwanjye, wa akhi ndetse n'umuvandimwe wanjye. Fafuraku bainana wa baina qaumin fasiqun. Ngaho rwose tugirire impuhwe dutandukanye n'izi njiji, tugirire impuhwe udutandukanye n'izi nkozi z'ibibi, tugirire impuhwe udutandukanye n'aba bantu b'ibiswa, tugirire impuhwe udutandukanye n'abantu b'ibigwari, tugirire impuhwe udutandukanye n'abantu badatekereza, tugirire impuhwe udutandukanye n'abantu batagira ubwenge, badashobora kwirwanaho kandi bamerewe nabi. Tugirire impuhwe udutandukanye n'ibi bibwa, tugirire impuhwe udutandukanye n'aba bantu njyewe nta mbaraga mbafiteho, nta ubushobozi mbafiteho, uretse njyewe ubushobozi mfite kuri roho yanjye, kuri njye ubwanjye no kuri murumuna wanjye uyu nguyu Harun. Uyu munsi have nk'abagabo muri mwebwe muvuge muti Mana nyagasani dutandukanye n'izi njiji, dutandukanye n'ibi bigoryi, dutandukanye n'ibi bimara bidashobora kwirwanaho, udutandukanye n'ibimara bidashobora gutekereza ngo bishyire hamwe byunga ubumwe, udutandukanye n'ibi bicucu bitandukanywa n'ibitagomba kubitandukanya. Umuntu gushingira ku busa agatandukanya na mugenzi we nta mpamvu zihari zifatika, nta mpamvu zihari zifatika. Mujye mumbabarira nkoresha amagambo ahari naremereye ngamije ngo abantu bumve, ntihagire uwumva ko ari we ndi kuvuga. Nyamuneka ndabizi ubu ngo hari uwaza kwiyumva akaza kuntuka ampora ubusa, ntawe ntegereje gutuka muri mwebwe, gusa ngiye nkoresha amagambo akomeye kugira ngo buri wese yumve, kuko ndabizi neza ko muri twebwe hari abantu bashingira ku busa bari bafatanyije, ugasanga umuntu ati njye ntandukanye n'uyu kubera ikintu cy'ubusa, kubera defo mubonyeho, kandi iyo defo idafite gihure na politike turimo. Ntabwo tuzabura amadefo mu bantu, ntibishoboka. Ntabwo dushobora kubura amadefo mu bantu. Rero ntabwo buri wese, ntabwo wajya ubana nawe uramutse witaye kuri buri defo ubonye ku muntu, ntabwo ibyo bishoboka. Mumenye kumenya kubana n'abantu no kwihanganirana kugira ngo mugere ku kuri, kugira ngo mugere ku mahoro, kugira ngo mugere ku bumwe. Mugomba kumenya kubana neza na bagenzi banyu, kandi kugira ngo ubane neza na mugenzi wawe ni ukumwihanganira. Ntabwo uzamubonamo ubutagatifu, ntabwo uzamubonamo byose byiza, uzamubonamo ibyiza n'ibibi n'irazima. Njyewe uri ahangaha uzambonamo ibyiza umbonemo ibibi. Nushobora kunkomveka ukanyereka ibibi byanjye, nkagira amahirwe nkabivamo, nzaba ndokotse. Ariko nutabishobora, uzihanganira ibibi byanjye, ufata ibyiza byanjye biri mu byiza byawe bifatanye, ibyiza byanjye n'ibyiza byawe bikomeze bifatane. Noneho ibibi byanjye witandukanye nabyo, ariko utashose, utanteye umugeri ngo genda, ahubwo gumana nanjye ku byiza byanjye, ibibi byanjye we kubikora, unangira inama yo kubireka, ninsimbarara unyihorere. Uretse ko ubusanzwe iyo abantu bashyize hamwe, bagize group iri hamwe ifite imbaraga, Imana iratubwira ngo
muhamagarira abantu kunga ubumwe. Abantu nibunga ubumwe, mubabuze gutandukana. Ariko kandi ubwo muzaba muri kunga abantu mwifashishije ukuri ni igitabo cya Allah n'imigenzo y'intumwa, nibyo bitabogama. Ibindi byose birabogama bavandimwe, ibindi byose birabogama, ibitekerezo byacu birabogama. Ariko iyo twitandukanyije n'ibitekerezo byacu tukagendera ku bitekerezo bya Allah no ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad, ndetse no ku migenzo ya Isa ibn Maryam, ndetse no ku migenzo ya Musa n'iya Haruna n'iya Ibrahimu n'abandi bose bari intumwa z'Imana twemera, abo bose bari bafite imigenzo myiza dukwiye gukurikira, kandi Imana idutegeka kuyikurikira. Nta mugenzo n'umwe Imana yavuze ngo ntimuzatoranye n'umwe mu ntumwa. Imana rero iti Haruna na Musa ati yewe Mana nyagasani wanjye, ngewe nta bushobozi mfite kuri aba bantu uretse kuri njyewe ubwanjye no kuri murumuna wanjye. Nsayidira mfasha, untandukanye n'inkozi z'ibibi, untandukanye n'ibyigomeke, untandukanye n'abatagira ubwenge gutekereza, badashaka kwirwanaho, bafata amafaranga bakayiha umwanzi ngo akomeze batsikamire n'abandi. Ibi bigoryi gutanga amafaranga wa muginga we ngo ngiye ikomeze gutsikamire n'abandi. Wa muginga we, miliyari zawe urazifite, warazikoreye aho ngaho mu Burayi, uraziteruye uzajyanye mu Rwanda. Wa muginga we, ngo ugiye gufasha umuginga kugira ngo akomeze yica abaginga, kugira ngo akomeze yica abantu. Ibi ni ibintu by'i Rwanda. Urafata amafaranga yawe, uri umuginga ukaza cyane wowe, kandi uramuzi, ariko ngo nirazi mu muhakwa kuri we ukoresheje ibyawe, mu gihe wabibonye wishe kuya, ntaho wabishyize ahagomba kugira ngo wibohore, ahubwo urakomeza ugatanga imbaraga zikuboha. Wa muginga we, uratanga ubwenge bwawe, wize imyaka n'imyaniko, dogitora urayifite, za masters urazifite, urazitariye uzizanye kuziha umwica ugakomeza yica abantu. Ibyo ni ibintu by'i Rwanda. Ibyo ni ibintu by'umuntu ufite ubwenge buzima butekereza. Imana iguhaye ubwenge buzima, iguhaye ubumenyi butekereza, iguhaye ubumenyi bwo gukorera abandi byiza, kurokora abandi. Wowe ugiye kubuha umuntu wahisemo gucakaza abantu, uhitamo kugira ngo gucakaze, acakaze n'abandi. Ubwo utazemera ko umucakara we akunyaga ibyo umushyiriye, kandi hariya abasore b'intarumikwa bavuga bati mwadufashije tugasubira iwacu, mwaje tukiyunga tugashyira hamwe tugafatanya nk'abanyarwanda bababaye, tugasubira iwacu tukubaka igihugu cyacu ku mbaraga zacu. Abagisenya tukavuga ngo oya, ntitugende nabo tugiye kubasenya, oya, sinshaka ngo tujye kubasenya, ahubwo tuvuze ngo oya, tubabuze, kandi birashoboka, tubabuze kudusenya no gusenya abandi, noneho nabo twe kubasenya tubane. Kazigaba nuvuga ngo murabarusha imbaraga, ariko kubera ubugungi bwanyu ntago mukora. Ibi nange ndabihamya. Kazigaba bafite imbaraga z'amaboko murazibarusha, ariko muri ibicucu. Iz'amafaranga murazifite, ariko muri ibigoryi. Iz'ubumenyi murazifite, ariko ubumenyi bwanyu murabukoresha mu bugoryi. Kubera iki mutakoresha ubumenyi Imana yabahaye, ubwenge Imana yabahaye, imbaraga Imana yabahaye, amafaranga Imana yabahaye, ngo mubikore mu buryo bwo kubohora Abanyarwanda, aho kugira ngo mukomeze kuha amaboko injiji ikandamiza Abanyarwanda? Kubera iki? Ndibaza kimwe muri ibyo ngibyo. Namwe nimunsubize. Niba mutashubije kandi mwisubize, kandi n'akazi kanyu nimukomeza kuba abapfapfa. Ibyo ntabwo ari nge bireba. Qala fa innaha
محارمة. قال فإنها محارمة عليهم 40 سنة يتيهون يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ها. قال فإنها محارمة humanity. ها يربي موسى humanity فإنها محارمة عليهم محارمة عليهم ngo humanity ibwira musiti babwire uti ubwo butaka abo bantu bigeze gutyo bigeze bimara byatumye tubibaziririza imyaka 40. Iyo myaka 40 yose bazayimara babungera, bazayimara yiruka nka kwisi. Bityo rero yewe Musa, namwe kandi bantu mutekereza neza ku gihugu cyanyu cy'u Rwanda, ibi nimwe mu bibwirwa, ntimuzakomezwe mu kubabazwa n'izo njishi z'abantu b'ibyigomeke b'ibigoryi. Ntibizakomeze kubabaza ngo muvye muti aba bantu ko bafite kashi ko barabahaye bakaba badashaka bafite ubwenge bwo gusubiraho. Ntimuzakomeze, ntibizababaze. Ibyo bigoryi bizakomeza byangara imyaka ngo 40, ariko nimenye ubu nguko hasigaye 10. Nimukomeza muri ubwo bugoryi muramara indi 10 hanze iyo ngiyo mwibungera mwirukanka, ariko nyuma y'10 Imana irababarira mwambagingamo. Nyuma y'10 Imana irababarira, ariko nimuyitegereze sha, ndabagira inama yo kutabiyitegereza. Ndabagira inama yo kutabiyitegereza iyo myaka 10. Iti ubwo butaka barabuziririjwe kubwinjiramo imyaka 40 kubera ubugoryi bwabo. Ntago ari ukubera ko imbaraga bya Imana yabihitiyemo, ni ukubera ko bafite ubucucu. Ntabwo imyaka 40 birashobora ko Imana izategura abana babo bakagira ubwenge, bo bakava mu bugwari nk'ubwa base, bagakora akazi nk'uko bagomba kugakora, byase bikaba ibigoryi bikabicaho ngaho bizaba binashaje, bizaba ari ibicucu byaho ngaho byashaje bidafite ubwenge buzima. Ariko nimumbwire namwe mu by'ukuri, umuntu arangajwe arirukanka mu bihugu byose, wabara naho muri mutari kuganiriza n'abana banyu byo muri mpamvu mu birimo, wabona n'uyu munsi mutari wo kubabwira muti turahangaha kubera izi mpamvu bana bacu. Ntabwo muri bo kubivuga kubera ko nta bwenge mugira. Nta kuntu wafata amafaranga ngo yashyire umuntu kwica wakwirukankanye ngo uvuge ngo ufite ubwenge buzima bwo kugira inama umwana wawe yuko azitwara ejo n'ejo bundi yamaze kuba umugabo. Bitegereje ko umwana azakora akitekerereza akabate kuki ndahangaha. Ejo rero delegation y'abicanyi nibageraho izabatera siyasa, dore kwizi kubeshya kubi, ihite mubisha ukuntu muri byicanyi by'ibicucu. Abana banyu babifate gutyo bati koko niyo mpamvu cya papa kitajyaga kinatubwira impamvu turi impunzi. Ntabwo cyajyaga kitubwira icya papa n'ikigoryi kisha abantu koko. Bazakubeshera ko wisha abantu, babibwira umwana wawe bati iki cyaso ni igicucu kisha abantu, kisha abatutsi cyarabamaze. Umwana wawe azavuga ati nibyo koko, iki kigoryi ntabwo kigeze kimbwira impamvu twahunze. Koko buriya siyo mpamvu siromoro cyari gifite y'ukuntu kisha abantu kikagira ubuto bwo kubimbwiye kikabona ntaho cyamara kugira ngo kimbwire. Nuko bazavuga aba bana se nyine no kubera iki nyine umujya kubona ukabona umwana yavukiye hanze ngo yabyawe n'impunzi rwase mu Rwanda arimo gucamakazwa kuri FPR, arakujya kuvuga amagambo kubera ibyamukiza ko ati bya papa byabiri ibigoryi koko. Ntabwo mujya muvya bya sekarije se, ntabwo mujya mubyumva cyangwa n'abandi bandi. Ni nk'ibyo muri iyo ngiye, ntabwo mubwira abana banyu bati muti dore turahanga kubera impamvu. Ejo bazazafata abana banyu bababwira bati dore byaso n'ibyicanyi, muzabihakana gute? Abana bazavuga ati nibyo koko dore bya papa ntabwo byigeze bitubwira impamvu turahanga, nuko byari byicanyi biriya bintu, nuko nguko nta kundi.
ubwo rero uzarokoka muri abo bana azamenya ubwenge nyine, azabyibwira we ubwe yishakira ibitabo asome asobanukirwe, bityo wenda Imana imushyiremo imbaraga zo kugira ngo abashe kujya kurwanira bagenzi be, nawe yirwanira gusubira mu gihugu cye. watiru alayhim nabaa bani adam bilhaqi idh qarba qurbanan فتقابل من أحدهما ولم يتقابل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقابل الله من المتقين. itiriru ahangaha Imana ivuga iti ngaho rero yewe Muhammadi babarire babwira inkuru iri nyakuri, inkuru nyayo y'abana babiri ba Adamu. umwe yitwaga y'abana babiri ba Adamu yitwaga Gahini kubera kwicisha muri ubuhiri, undi yitwa Abeli. ubwo abo bana bombi batangaga ibitambo maze icyumwe muri bo kikakirwa aricyo cya Abeli, maze icyundi kikangwa aricyo cya Gahini. icyo nticyakirwe, maze kubera ishyari n'umujiya n'uburakari bw'ubugoryi aravuga ati rwose ndakwica murumuna wanjye, ndakwica. murumuna we nawe ati mu by'ukuri arayakira ibikorwa by'abamutinya. ngira ngo kuri no nkuru mu by'ukuri Adamu akimara kuremwa we n'umugore we Hawa, kubera ko nta bantu bandi bari bariho, umuntu babaga bemerewe kurongora bashiki babo. ariko uyu Adamu ndetse na Hawa na Eva babyaraga abana babiri, umukobwa n'umuhungu. rero Kayini wavutse mbere afite umukobwa bavukanye, ntabwo nibuka izina rye ariko rirahari, na Abeli nawe afite umukobwa bavukanye, nawe sinibuka izina rye ariko arahari. kubw'ibyo rero Kayini yari aziririjwe kuba yarongora umukobwa bavukanye, ariko akazirirwa umukobwa wavukanye na Abeli. ni ukuvuga ngo bose bari abo mubyeyi umwe, Adamu na Hawa, ariko uwo yasohokanye nawe mu rura rumwe yari azirijwe kumurongora, agomba kurongora uwasohokanye n'umugenzi we mu rundura rundi n'urwo rura. abo basohokeye rimwe mu rura rumwe byabaga bizirijwe. bityo ni ukuvuga ngo Kayini yari azirijwe kurongora impanga ye y'umukobwa, na Abeli azirijwe kurongora impanga ye y'umukobwa. noneho Kayini we aza kwibengukirwa muri mushiki we bavukana w'impanga ye, aba ari wabenguka, maze abenga uwavukanye mushiki we uvukana na Abeli w'impanga ya Abeli, aba ari we aramwanga, yabonaga atari mwiza, yabonaga atafite ikimero cyiza. kubw'ibyo Imana mu kuyikiranira iti ngani muzane ibitambo, maze koko Abeli agiye gutanga igitambo, yari umworozi. nimvuga ibi ngibi hari ahantu hari bwishyire hejuru. yari umworozi, none atanga igitambo cy'itungo rishishe rimeze neza. Adamu nako Kayini nawe agiye gutanga igitambo, agira ubugugu, atanga injonjori z'imyaka yesheje, azana injonjori ntiyazana inziza muri zo. maze mu gutanga igitambo icya Kayini nticyakirwa, icya Abeli kirakirwa. Kayini rero afata umugambi wo kwica murumuna we. maze la in ba'asata wala in bastata ilaya yadaka litaktarni
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ngo murumuna we aramubwira ati rero mukuru wanjye nuramuka wundamburiyeho ukuboko kwawe ngo unyice, njyewe ubwanjye sindi bukuramburireho ukuboko kwanjye ngo nkwice, kandi byashoboka ko mfite imbaraga nanjye zo kurwana nawe, ariko njyewe sindi bibikore, kuko mu by'ukuri njye ntinya Allah nyagasani w'ibiremwa byose, njye sindi bukwice. ini uridu an tabu ini uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabi nar wa dhalika jazau zalimin. Ati njyewe ndahitamo ko we wanyica hanyuma ukikora ibyaha byanjye ndetse n'ibyaha byawe, fatakunu min ashabi nar, hanyuma ukaba ubaye uwe mu muriro, wa dhalika jazau zalimin, icyo nicyo gihembo cy'inkozi z'ibibi. fatawaati lahu nafsahu qatala akhihi faqatalahu fa asbaha min alkhasirin. nuko uyu musore, iki kigoryi, iyi njiji Kahini, umutima wayo umwoshya kwica murumuna we, umwoshya kwica umuvandimwe we, maze aramwica. ubwo ako kanya ababaye mu banyagihombo. faba'athu lahu ghuraba yajhazu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري